munyemerere wa muntu aho nampamagaye kuri telefone bisanzwe reka tumwitabe nawe avuga ibye. Yego ndabumva abanyakubahwa turi kumwe na muzehe gutya nuko mbona connection zari zanze. Connection ni cyo kibazo ariko. Muzehe aravuze ngo mubwire nyine uko bimeze connection zanze kuri WhatsApp nuko ndebe uhamagaye nyine bisanzwe. Nyine zanze ko ikindi nanjye impamvu biri gutera kabisa. Muzehe ngo mubwire ari kukumva ki. Ndakumva wayikomeze nanjye. Bagire ndasusumiraga nyine tubwira ibyo bibazo byawe uko bimeze. Ni ibibazo uko bimeze rero. Nakundanye n'umukobwa mu Rwanda. Yewe kuko mba hanze Canada. Uba hano muri Canada? Yego. Birangira rero umukobwa nakundaga hano mu Rwanda. Anyaka amafaranga ngo agiye ngo tugure ibibanza ngo twubake. Yego. Ubwa mbere namwohereje amafaranga 20,000 by'amadolari. 20 by'amadolari? Yego. Ambwira agiye kubaka ngo amazu ngo byibura tumenye ko turi gutera imbere. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo umushinga wawe wari uri kwimurira mu Rwanda hano iwacu? Yego niho nashakaga kuza kabisa kuko numva ngo mu Rwanda ngo bimeze neza. Watuba dufite umutekano wose amanywa nijoro. Ubwo rero nyuma naje gukomeza tuvugana mubaza aho inyubakire igeze. Arangiza ambwira ngo haracyabura amafaranga nongera nohereza hafi 30,000 by'amadolari. 50 by'amadolari? Cyane kabisa. Ubwo rero sinzi icyo wamfasha nkawe nka muganga bampaye kuri telefone bakama nomero zawe kugira ngo uzamfashe. None se nimba urashaka kureba ko yabyubatse se cyangwa ntabyo yubatse? Nyiri Nyarwanda ni foto y'uwo mukobwa. Nibyo nkeneye izina rye ry'iri Nyarwanda ni foto y'uwo mukobwa. Kano kanya nkahita nkubwira ibibazo by'uko bimeze. Uraje kuyohereza. Yego. Murakoze. Ubwo twakwikomereza mbere ya byose n'iby'uyu mumama twamuciye mu ijambo. Mama wihangane. Uyari kure. Ubwo kandi no kuvuga ngo nimba bibaye ngombwa ngo tube turi gukora uko iwabo ubu ngubu ushobora gusanga ari na ninjoro. Twihangane rero none 1,000 nta kibazo ariko uzagerageze gusa icyo nzi nuko ngiye kugukiza ibibazo byakuzanye. Reba urugendo uba wagenze kuntu rumeze. Ufite igiceri cy'ijana cy'amanyarwanda? Yego. Uragifite? Ndagifise cyane. Gifatira ikiganza cy'ibumoso. Ibumoso se ni he? Bavuga iburyo ibubafu. Ibubafu ni ibumoso. Ubwo yampaye nka nuko nguko. Ngira ngo mu Kirundi ibubafu si ibumoso aka. Je urumva hariho iburyo. Hariho n'ibumoso. Iburyo ni kwa kuba kurisha. Ibumoso ni kumwe kutarya. Ubwo ngo ndagifate. Mu bubafu kiganza weho. Yisho mu kiganza urambure. Witwa nde? Amazina yanje ni Uwimana Alivera. Uwimana Alivera. Yego. Ubwo kigiye gitera. No kunguko nyine. Hanyuma rero ubwo tugiye gutangira ibibazo byawe. Turebe uko bimeze, turebe n'uwo mukeba wawe. Hanyuma ugende wemye ntiyatiki wavuze udafise urayibona. Mwabamukotse. Urayibona rwose. Rero nkwere
kano kanya ngo aragaragara yirukanka bose kano kanya agaragara yihuse ibibazo turimo n'ibya umwanzi wakagaragara kano kanya bidatinze umwanzi aramuka ari kurya akatwitaba yakwanga agahura n'ibibazo agasa nk'uyu muti kano kanya yaba ari guhinga yaba ari kugenda yaba ari hiye kano kanya akita yaba ntawe kandi nabwo tukabibona ariko yaba hari akagaragara bose akitaba mutesi kano kanya buretse buriya urugamba rurashyushye ko mbona ari kuhanya madamu ko mbona ari kuhanya barenga nubwire barenga nubwire barenga nubwire barenga kanyonyo ku moroyo uringa yango nkubu uringa nawe yango nkubu uringa yango nkubu uringa nawe sinenze yango nkubu uringa nawe yenego yango nkubu uringa narya ngombe yango nkubu uringa nawe kayumba yango nkubu uringa nkura kanyone ko mu rujijo barenga yewe muko uraburi hafi ahangaha ndabona rero ndabona rwose yatumbagiye yaje aha uri heko ntakubona ngo uze umurebe nguyu uramubona ndamubonye niyo mukiza ko yaje yitwa Manuelina ko yaje avuga ngo ni Manuelina nyene niyo mukiza Manuelina aha nguyu rero umwana wawe ukuntu yaranyicira umwana wawe yaragandaguye uramubona hariya hirya ku ruhande ndamubonye ndabonye ko Imana wanje we Yesu we ndamwicaho ntahira oya ntago muragwana turagwana ubona yo mutse mungarura umwana wanje sanga hema ahema ni iki asanga yagaruye ubugingo bwiwe wewe urasanga yabugaruye ariko dore ngamubona nguyu ko yaramuhitanye namubonye gezaho kamera ntibaduke aje yitwa Manuelina yamubonye niyo mukiza Manuelina niyo mukiza akimana wanje nuwari ku ruhande aha urabibona rero rwose ko yo muzenzi wo kwitura iki uravuga ngo nta mafaranga ngo ntaki urabona ibi ntamvu n'ibirimo ubu rero urabona aya maraso ureba ahangaha iyo ataza aho yari kuba ari nyine urabona ukuntu ayigaraguyemo iyo ataza rero aho yari kuba ari n'ubundi byari kumubera ingorane ariko ntugende ngo mutongane cyangwa murwane ahubwo none muzeye kanda kwibariza tuzamukorera reka ndakwibariza kugira ngo uwo muntu Manuel natabandanya ngambanira two bigenza gute hari imiti kandi ubu muciye intege kandi niyo wabishaka ngo byose madamu burya biterwa n'ubwumvikane urabona ko atakoroheye ariko uriya mugabo wawe arahita ataha kuko nugerayo urasanga uyu yagiye iwabo atabibwiye umugabo ni nacyo baraheraho bapfa kandi n'amahamagara ntaranazi hanyuma hinduka umugore w'ikirara rero umugabo atahe mu rugo turi kumwe
ariko uramwiboneye ndamubonye n'ukuri ibyo bambwiye ntibambesha ntabwo bakubeshye burya abantu ba Kirezi ba Masanganzira ba Muyinga aha naba mu Rumonge hariya kuri Nili batangiye kugera ahangaha abarundi kujyana rwose kandi ni sawa dore umuntu yaranzengereye rero nashaka tuganire ndebe ko wankemurira ikibazo nibyo byiza none kugira ngo urugo rwanje rusubire rutekane mbese nsubirana amahoro nk'ayo nahorana umwana wanje asubire mbese akire umugabo wanje atahe uwo mwasiri wanje nawe yigire kure yanje mbese n'urugo rwanje nakora iki wankorera iki mbese icyo twagukorera nkahangaha uyu mukeba wawe uko urasanga yagiye nusanga atagiye umpamagara umbwire ngo ndi umubeshyi nusanga yagiye urashaka ngo tumuhezeyo cyangwa se wenda wakorana nawe umugabo akajyazi wawe cyangwa akagira ati ushaka ko bigenda bite agumi wawe oya jewe icyo nkeneye nuko nkeneye ko uwo muntu uwo mubi imbere yanje yogenda agaherayo mbese sinongere kumubona mbona ibi rero icyo tugiye gukora urabona uriya mugabo wawe sindaheza yitwa Sindaheza urabona ko ugiye kumusanga mu rugo ni 500 by'amanyarwanda hamwe tubaca make kuko abari nkuko n'abanyarwanda hano tubakorera abanyarwanda ni 500 ufite angahe muri yo rero ntariko ndaca kure nta mahera naje nibangikanije rero icyo nosaba ntabwo ndi umuhemu byaba byiza umpaye nimero ya telefone nasanga ibintu mu rugo bimeze neza jewe woza urabona buri kwezi ndakohereza mbese nzoyishura mu mezi 2 uku kwezi kugiye gukurikiraho nzokohereza 2,500 nuko ndi ukuri ni 07 90 90 nanone 400 9 noneho amazina ni Kararisa nibo baba bashoboye gukoresha nayo matelefoni yo muyohereje ni umukobwa wanje sawa rero ubwo ntabwo ndi umuhemu uzoyabona muri uko kwezi kwa 12 mbega ni ikintu kiraguhimbaza kiragutera harya kugira imbaraga iwanyu mu gitiki ingoga ingoga mbese ikinyarwanda ni ikirundi bigenda kuvuga ko ikintu kiragutera ingoga akanyamuneza mbese akanyamuneza nuko urasanga sindoheza ari mu rugo mwana wanje yakize ugasanga arahumeka kuriya basize umwegetse urasanga rwose ari mu mbuga avugana n'abandi nanje ndagiye kubikora uko nshoboye amafaranga yawe nzoyabona nanje nkushimishe ko nzoshiraho n'agashiru kabute uzokabona icyo tuba dushaka rwose ya foto wayohereje nanayimweretse yuriya mukobwa ubwo mubwiye ifoto nayibonye yego ifoto nayibonye ariko urabona ko hano ntabwo nshobora guhagurutsa ababyeyi ngo nibajye kureba ibyo ngibyo byose hanyuma batabonye biriya 300 mbese mwe muri iyo ngiyo ubwo ni amadolari 300 muzehe rero dore urabona inaha turi nijoro tumeze nk'aho tugiye kuryama kandi nibwo narindi mu kazi ariko ngiye ikintu mbona twakora wanyohereza intuza yawe nomero kaza faranga ubundi
ubundi nkayakoherezaho uriya nomero yawe. Nimba wumva ko wanyizera kuko njye ndumva ibyo ugiye kunkorera biramfasha cyane, ndahita amenya aho mpagaze uwo mukobwa ataragiye ambeshya ngo ange amafaranga yanjye kuko ayo mafaranga ni menshi. Rwose noneho ukeneye nomero yanjye ukaza kuyashyiraho. Reba uburyo uyandikamo ni 0790. Yego. 90 nanone. 90. 400. 9. Ndumva si yose ndumva yuzuye. Iruzuye nyine ibaruyeho Kararisa. Okay. Yego kabisa ngiye kubikurikirana nimva mu kazi. Ya ndabikurikirana ndajya ku mabanki ndebe ko nabyohereza nyine urabizi ko ari Western Union. Tuba dukoresha kugira ngo amafaranga abashe kubageraho mu Rwanda. Abarimo nyine ibintu by'intera ndende kuko iyo utari mu gihugu mwegeranye n'abantu biba ari ibibazo. Urabura vugana n'aba bana banjye nyine. Ubwo nta kibazo urabura vugana nabo nibo bamenyaga ngo muri kubyoherezanya. Yego. Nta kibazo rwose. Umva nanjye nta kibazo mfite, amafaranga yarahari kuko urumva ngo ntago ayo mafaranga uri kunca aba arutayo nabuze. Asuko se ayo rero ayo nyine urumva ni umufuragiro. Aro yego ndi kubyumva. Ayo ngayo rwose uze kwihangana yohereze n'umufuragiro niyatuma niyaba yahagurukije abangaba bakareba ibibazo byawe byose bakabiguha ku murongo. Ubwo hirya yaho ngaho wanyihimbira, ariko nibura ibyawe byavuye mu nzira bamenye ngo birakoreka cyangwa se nta byakozwe. Umva nizere ko bizakora. Uwe cyane rwose kuko ntabwo nkeneye guhomba amafaranga nkayo yaranayaguhombeje. Yaranayaguhombeje nabwo turamukwereka ahangaha kumugaragara akayagarura akakubwira we yajyanye. Saba ahubwo mukoze neza mwatuma nasara byibura akazaza kumpiga imbabi yabishobora. Nyine yakwereka aho yashize hose kuko ntabwo yaba yorohewe, nta mahoro yaba afite. Okay, murakoze cyane pe. Yego namwe. Akazi k'abandi tuzavugana nyuma. Yego. Sawa murakoze. Yego namwe. Ngewe ubundi nitwa Muzehe Lazaro. Abantu bajya bibaza kubera ko muri iyi minsi icyitwa ubuvuzi gakondo ntibyoroshye, bamwe bati ni imitwe, abandi gutya na gutya, ibintu bigiye bitandukanye. Barabivuga ariko burya hanini ntago baba babeshya. Ntago baba babeshya. Nkanjye ubuvuzi bwanjye n'ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bumaze igihe nakomoye kwa masenge hariya muri Toro. Muri Toro ni muri Uganda. Hariya hafi na Bunyoro. Niho nagenda hakwa amezi agera muri 6 ari kwa masenge niga iby'imiti. Noneho hakabaho n'umuntu wenda ugira amahirwe akabona uyu munsi abonye umuti w'amahumane, agahita avuga ati ndavura na sida na diabete byose, ati indwara zose ndazivura ko kanya rwose ati zigakira. Abo ngabo bariho ni benshi, ariko twebwe hari byinshi bigera kwa muganga. Kwa muganga bakaba batabishobora, ariko tukaba twamenye utwatsi tubivura cyangwa se ibidukikije. Kandi hari byinshi twebwe natwe kwa muganga nyine bo baba bafite na bya byuma bireba da. Bakareba, ariko hanini yo nabo bavuze bati turagupimye tubuze indwara. Iyo ndwara babuze twe turayibona. Twe turayibona kuko ahanini ushobora no kuza nkakureba nkavuga ntibanze ujye kwa muganga. Ko kwa muganga burya bareba ubuzima bwo hirya hino mu magufa mu mitsi hose, bati turabibuze. Ukaza hano nanjye nkabona rero kujya muri
perikopi yanjye ahasigaye nkakuvura ugakira rwose. bati ubuvuzi gakondo bwajemo imitwe nawe urabyemeje kandi koko nibyo. wowe indwara uvura ubundi ni izihe? Indwara mvura rero nzibaruye ubu ngubu bwacya bukira. Ariko nanone hari iz'abanyarwanda turwara, ntabwo turwara indwara zose. Hari ibyo abandi barwara hirya twe tutarwara. Ariko hari indwara z'inyatsi, hari indwara z'ibibazo, z'inshako, hakaba indwara z'ubujura nk'uko umuntu akakuriganya, akakurimanganya, akagutwara miliyoni zawe kandi uri kureba n'amaso niwe wazikoreye, ukareba hepfo no haraguru ukabura aho ugana. Wajya mu butabera ukabura abagabo babyemeza. Ariko iyo uje hano baruca penali, kuko ikizima nuko berekana uwabitwaye. Bakerekana uwabitwaye. Ese tukagira n'izindi nzira tuba twacamo tukaguha umuti, wa muntu akakugarukira ati wenda maze nk'amajoro 3 ndara nabi. Aho wenda n'ibya bikomoka kuri wowe ko naguye mu kiye rwose, ariko noneho nkaba naza tukumvikana. Ati sinsinzira. N'inzozi kandi yazirose ahita abonamo wowe yahemukiye. Yahobagurika. Yabari nk'umuntu w'umugabo yahobagurika umugore atari kubgura mu biki. Ati nari mbonye Kamari. Ati nari mbonye Kamari aje kumbaza ya mafaranga. Ati ahubwo gasanga umugore aravuga ati atayahe. Ati noneho uburyo bari yamutwaye koko. Noneho rero akamugira inama, bakabaga inama akavuga ati nejo waraye ko ntinya kubikubwira, utari ko noneho ubu nari ndambiwe ndabikubwiye, mushira amafaranga ye. Ugasanga icyo gihe murumvikanye. Hariho n'ibintu byaje ubu ngubu byitwa rambere. Umuntu rero umuntu rakaguha ibihumbi nk'icumi, ibihumbi 10 bakandika 100, ukagenda ukamwereka umurima kandi ntago yemera ko mwarenze ukwezi. Nyuma y'ukwezi wa butarayabona rero ati wa murima rero tugurisha. Aho ngaho iyo mugiye impaka ngiye uraza aha ngaha nkavuga ngo ariko nawe nyine yaguhaye amafaranga ye, kuvara yaguhaye amafaranga ye yamwishyure. Ati kibazo yampaye ibihumbi 10 ndi kumuhana 30 na 40 akayanga ngo ahubwo arashaka umurima wanjye. Icyo gihe rero icyo dukora wa wundi tumucisha bugufi, tukamunyomoza byanze bikunze, twanakubwira ngo muzane hano azavuga koko ari ibyo bihumbi 100 na yaguhaye cyangwa se ko ari 10. Inyungu wenda zikubaze ariko ntiyarenze ibyo bihumbi 30. Urumva rero icyo gihe tuba dukiranuye abantu. Tuba dukiranuye abantu n'amakimbirane ari ubu ngubu. Mbega ubu hari ibintu byinshi rero bibi. Hari ibintu byinshi bibi mbese bisa nk'ibya ya madini cyakora hari umuriro wayo uri kugabanyuka. Ariko nuko twabirwanyije abatinganyi bike byose, mbese abantu bagenda babeja ugasanga baravuga ngo barakongerera amafaranga, ngo nutanga amafaranga naye ngo barayakuba 3. Abo bantu tumaze kubagabanya. Ibintu byo gutanga ubutunzi ubundi urabyemera? Arega ubutunzi ntago naterura inka ntoroye ngo nziguye. Ariko umenye ko ushobora kugira umudayimoni wanyu ukabyuka ushaka nk'abandi, ariko ntuzagira ikintu ubona. Ntuzagira ikintu ubona pe. None se ugakora ntibakwishyura, ahubwo we ugakora, wamara gukora ni haburi kosa muri kakazi. Ntukarambeho. Ikindi cya kabiri ukaba warize ufite amashuri yawe nta kibazo, ariko ukabona ahubwo bari hasi yawe badafite nabwo ubumenyi nk'ubwawe, bari mu kazi kandi baragakora neza. Bakaguhaweho nk'uyu munsi bagira ngo baraguhembye, ukarara mu ndaya, ukarara muri za nzoga numva ngo ni ibyuma, ukarara ngo muri za muzehe wicaye. Muri za muzehe ngo wicaye zashushura amajipo ngaho ngo za Kigali yo. Nuko Icyo gihe aba ari umudayimoni. Aba ari umudayimoni buryo kugendaho.
aba ari umudayimoni uba warapfuye, ari umuryi ari n'umunywi cyangwa se bakamuguteza, ariko iyo uje hano tukamugukuraho ushobora gusinzira iminsi 3 none ukavuga uti bya bintu koko ndabibonye. bivuze ngo ntabyo kuvuga ngo uteruye ubutunzi ngo uhaye umuntu. waya arega buriya baba kubeshya cyangwa kuvuga ngo ugiye kuza ngo dore ibifaranga ugiye kuzatoragura, we ngo ugiye kuzagwa ku mamiliyoni, ngo ishi 200 hano tukwereka amamiliyoni ugiye gutoragura hariya. None sara yambura nde kugira ngo yatoragure? Ahubwo wowe ufite ubwenge, ariko ubwenge bwawe bufite ikibuyobya. Wowe ufite imigisha iyi niyi, ariko imigisha yawe ntishobora gutambuka ziranzitizi zihari. None se nimba umuntu yaraguteze ingata ihambije imyange n'imyangange ku irembo, ukinjira uyinjiranye ugasohoka uyisohokanye, uzagenda uhahireye. Uragenda hari aho bita ku ndege, ukahagarara bagatoranya abandi, yangate wasimbutse y'imyange ze nindura gukundeze. Ariko iyo uje hano tukabikuhagira, tukabigukuraho, ukagenda mu nzu naho uryamo kahatera umuti, ujya kumva umuntu araguhamagara ati harya kagazoro cyagashaka, ambo ukajya ku kazi. Wacuruza ukabona uwo mwajyanye kurangura asubiyeho 3, wowe uracyabifite. Burya rero ntabwo ari ukuvuga ko akurusha abakiriya, ahubwo hari inzitizi. Nimba baraguhuheye ikiburiburi, n'ubundi aho ugiye guhaha hose uraburirwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo nibyo bitiranya no gutanga ubutunzi. Iyo umuntu abigukuyeho, urumva wagendanaga na rwangendanyi, ariko uri kugendana n'imigisha. Ishingisho ryawe usenga Imana iraryumva, cya kintu ntikirongera kurihezaho. Icyo gihe uragenda uhahe ngo ubwo butunzi, akazi nukabona ukagumeho, nucuruza uronke, ejo usubire kurangura, nuhinga weze. Ubu se nta mirimo ushobora gusanga ari 10. Umuntu agatera ntibimere kandi abandi byameze, agasubiriza ntibimere kandi abandi byameze, nikimezemo n'ikirenga inonko. Abo ni abantu wari uri kuvuga bashaka kuza hano kukureba. Rero nk'aba ngaba baba badahari, bari kure yawe. Abadahari rwose turabavura. Abadahari turabavura, nuko kuvuga ngo batubwira gahunda zabo uko zimeze. Iyo namaze kumenya izina ryawe ry'irinyagwa rya gakondo mbega, noneho ukambwira icyifuzo cyawe, byanze bikunze. None se urabona abantu bo hanze satari bo dusigaye tuvura ari benshi ahubwo kurusha abandi muri iki gihe. Nibo dusigaye tuvura ari benshi, kuko nk'umuntu nko muri Amerika kugira ngo atege ngo aje hano biramugoye, ariko ni benshi bakize. Ni benshi bakira rwose.